turabashuhuje mwese mukomeje kugenda mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi, kanizere ko aho muherereye hose, waba uri mu Rwanda, waba uri rwota amasimbi cyangwa se mu bindi bihugu bitandukanye, umeze neza cyane. Birumvikana ko tuba tugeze mu mwanya tugenda tubagezaho amakuru tuba twabateguriye. Murabizi ko tugenda tureba mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga, ndetse tukibanda no ku biba birimo kugenda bivugwa mu makaritsiye tugiye dutuyemo hirya no hino. Inkuru tugufitiye uyu munsi rero ni inkuru yayobeye abantu, ni inkuru my friend yatumye abantu bibaza byinshi, atumye abantu bavuga bati ese ni amadayimoni, ni amajini, ni imyuka mibi. Abandi bati ni Imana yashatse kwigaragaza, ni Imana yashatse kugaragaza ububasha bwayo. Ni inkuru y'impanuka yabereye hariya mu karere ka Musanze, ahazwi nko mu gace ka Nkotsi. Ariko noneho ubwo uburyo impanuka yabaye ni amayobera, ndetse turababwira n'igituma abantu bakomeje kuvuga bati wasanga ari n'amadayimoni, kubera yuko hafi aho ngaho hakunze kuvugwa iriba ry'amayobera. My friend, uraje wiyumvira amateka, birakaze cyane. Ni impanuka rero yaje kuba yabera mu karere ka Musanze. Nk'uko mubibona, ni imodoka ya Toyota ikorera imishinga yaje kuba yagera hariya ahazwi nka Nkotsi. Nk'uko mubibona ku ifoto, gusobanura uburyo impanuka yabaye biragoye, kuko murabona yuko iyi modoka imeze nk'aho ihagaze mu kirere, usibye ikizuru umuntu yavuga yuko cyishinze ku bitaka, ariko urebye ubona yuko isa nk'aho ihagaze mu kirere, kuko urabona yuko yaba ari amapini, nta hantu hafashe, ukereka wenda niba ari umuzi w'igiti wayifashe. Ariko nanone ukibaza niba ari umuzi w'igiti, uburyo umuzi w'igiti wafata imodoka, bigaragara yuko yari yarenze umuhanda, ugasanga biragoye cyane, kuko urabona yari igiye kugwa mu cyobo gisa nk'aho cyacukuwemo itaka ryinshi cyane, kwa kundi bacukura ahantu hakagera hasi. Nyuma yuko iyi mpanuka iba rero, twabonye amakuru atangaje nanone y'amayobera aba muri kariya gace ka Nkotsi, ari nayo abantu bagiye bayeraho bavuga bati wasanga ari n'amadayimoni yayiteretse hariya, kuko wagira ngo ni ikintu cyagiye kiyiterekayo. Amakuru avuga ko hafi ya hariya impanuka yabereye ariho muri Nkotsi, kera hari iriba ry'amayobera, iriba umuntu atari gusobanura aho ayo mazi ari muri iryo riba yakomokaga, ku buryo ngo umunsi umwe aho ngaho muri ako gace ka Nkotsi kuri iryo riba hari umuyobozi, kera hakiri amakomine. Uwo muyobozi yari burugumesitiri, urumva ni kera hakiri amakomine. Uwo muyobozi rero ngo yaje gushaka kuba yarikamya, ngo ashaka kuba yashyiraho robine, arikamye ahashyire robine. Ariko noneho ubwo yabigeragezaga, ngo bwarakeye mu gitondo agiye mu kazi ku biro bye, asanga inzoka zizingiye ku giti cy'ibendera. Yinjiye no mu biro bye, asanga inzoka yageze mu biro bye, yicaye ku ntebe ye. My friend, aya makuru turimo kuyakesha umunyamakuru wa TV10 Oswald. Ntago mu nkuru bashyizemo uko byaje kuba byarangira, ariko urumva ko niba yaragerageje gukamya iri riba ngo ahashyire robine, yabigerageza bwacya mu gitondo yajya ku kazi agasanga inzoka zizingiye ku giti cy'ibendera ry'igihugu, ndetse yagera no mu biro agasanga inzoka yicaye ku biro bye. Ubwo urumva icyakurikiyeho ntiwamenya, ntago batangaje nyuma yaho. Yagaragaje yuko ushaka iby'iyi nkuru neza wagenda ukabaza umugabo uyobora abakerarugendo bajya muri parike ya Eco Parike ya Nkotsi na Bikara. Ariko urumva ko ari amayobera ateye ubwoba. Noneho byakubitanye no kuba iyi modoka yakoze impanuka yayikoreye hariya mu gace ka Nkotsi. Bamwe bakavuga bati
wasanga ari imyuka mibi yayiteretse hariya kuko ntago bishoboka, ariko biranashoboka yuko ari Imana nyamani dusenga yashatse kugaragaza ububasha bwayo, yavuze ati nubwo iyi mpanuka ibaye reka ndambura akaboko kanje gatangira iriya modoka abantu barimo bere gushiriramo, kuko urabona yuko iyi ikomeze ikamanuka nayo ubwayo usibye abari bayirimo nayo ubwayo yari kuba ubushwangi burundu. Urabona ko imeze nk'aho ihagamye mu kirere. Iyi foto murimo kuyibonera namwe. Ngayo nguko rero ibyaje kuba byabera mu karere ka Musanze byaba birimo gutuma abantu benshi bibaza, bamwe bakavuga bati Imana yatabaye yarambuye akaboko kayo rwose, yashatse kugaragaza yuko ifite ubushobozi budasanzwe. Abandi bati wasanga ari imyuka mibi yahagaritse iriya modoka hariya, dore ko nkuko tubibabwiye hari iriba hafi ya hariya imodoka kuri impanuka, hari iriba ry'amayobera. Umuyobozi yagerageje gukora ibyo ngo ashyire robine, yagera kubira agasanga inzoka zamwatatse. Reka mbashimire cyane, nta kindi narenzaho kuko ubuyobozi ntago bwaje kuba bwatangaza uko iby'impanuka byarangiye, ariko mu makuru dufite nuko mu bari bari muri iyi modoka nta numwe wakomeretse ndetse nta numwe wapfiriyemo. Ni imodoka usibye kiriya kizuru cy'imbere kishinze ku itaka, ahandi urabona ko nta kibazo. Ngende umungu wanyu rero Mr. Habu Big Baby Mind DJ, mukora ibisabwa bibemerera kubana natwe mu makuru agiye atandukanye, tujye tubasha kubana umusikundi. Ndabakunda cyane, turakomeza kugenda tubagezaho amakuru turimo kugenda tubategurira mu mwanya. Ndabakunda cyane.